dutangira mu by'ukuri nk'ukuri kubireba umwana w'umukobwa aryamye ariko mu by'ukuri mu gitondo cya kare telefone iri gusona imukangura isaha imubwira ati byuka bwakeye. Ni umwana mwiza cyane, umwana w'umukobwa ngira ngo nk'ukuri kugenda ubibona mu by'ukuri n'umwana w'umukobwa mwiza aricuye. Mama dore ubwiza bw'umukobwa hariya yirarana n'agapupe. Umukobwa mwiza cyane yaje kubyuka atangira kuba yatunganya icyayi. Agafilimi karatangiye kandi karacyakomeza. Nizera ko uri gukora subscribe kugira ngo tujye dushaka kubana. Umukobwa uko yatunganyije icyayi yaragisoje arangije agenda. Umukobwa n'umwarimukazi, umwarimu mwiza cyane ariko mu by'ukuri bisa nkaho yigisha uburyo bw'amarenga. Ati B urugero rwayo ni balo, naho A urugero rwayo ni apple. Agenda yigisha gahoro gahoro inyajwi ku bana. Uko yagatashye nimugoroba ndagira ngo ukurikire filimi witonze, yagiye atunganya amafunguro nk'ibisanzwe. Ndagira ngo urebe ku munsi wa kabiri uko byaje kuba byagenda. Yaje kuba n'undi abyuka nk'ibisanzwe, abyuka mu by'ukuri atunganye ka cyayi nk'ibisanzwe mbere y'uko ajya mu kazi. Ndagira ngo ukurikire filimi musaba gukora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana. Hakurya hari umusore mwiza cyane, umusore w'umuturanyi bari batuye muri karitsiye imwe. Umusore mwiza nawe uko yakabyutse agenda yikorera utuntu twe nk'ibisanzwe mu rugo. Umukobwa yaje kuba mu by'ukuri yakomeza kwinywera icyayi. Umunsi wa gatatu ndagira ngo ube wareba umwana w'umukobwa mwiza cyane mana yaje kuba yakongera kuba yanywa icyayi. Umusore nawe yabyukaga yikorera udusiporo ariko icyana cy'igikobwa kiba cyaza kuba cyarubamo. Ndagira ngo ukurikire filimi witonze musaba gukora subscribe. Iminsi yaragira atambuka n'indi iragenda, isaha n'undi ikomeza kugenda imubyutsa, akabyuka agatunganya ka cyayi. Umuturanyi we w'umusore mugenzi ndagira ngo ube wakurikira urebe witonze, nawe yabyukaga yitegura. Ndagira ngo ube wakurikira mugenzi. Umukobwa yaje kuba yaroba ngira ngo urabibona. Igisore cyiza mana yolo kinyweraga gasigara gahoro gahoro bisa nkaho byagicanze ariko mu by'ukuri ni igisore cyiza. Umukobwa nawe yararebye ati kubera icyo ari kunywa itabi. Umukobwa yaje kuba yaroba, batangiye kuba bavugana amusuje. Batangiye kuba bavugana ariko bavugana mu buryo bw'amarenga ngira ngo urabibona. Umukobwa amubwira ati hindukira urebe, undi nawe ati bite. Bagenda bavugana gahoro gahoro. Ya bazi ndagira ngo ube wareba. Umukobwa yabonye atari kubyumva neza, arangije amwandikira ku rupapuro. Yamwandikiye ku rupapuro amubwira ati check your pocket, gerageza ube wareba ku mufuka wawe. Mu kureba yasanze ishati yabiriwe n'ikaramu. Umusore bisa nkaho ari umuntu ukunda kuba yakwishushanyiriza. Umukobwa yatangiye kuba yagenda aganira gahoro gahoro n'umusore ngira ngo kuri kubibona nk'ibisanzwe. Umukobwa abyukaga yitegurira ka cyayi mbere y'uko ajya mu kazi. Umusore yamubwiye ati DJ, undi nawe ati congratulations. Aramusiza ati nawe urakoze. Ndagira ngo ukurikire filimi gake gake witonze, nyagira ahantu hagucika mugenzi. Musaba kuba wakora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana muri filimi zigiye zitandukanye. Bakomeje kugenda baganira. Umusore amubwira ati njye nabonye akazi, undi naramubwira ati ni byiza. Akoza amubwira ati ejo nakoze interview cyangwa se ikizami mbona nkubone. Mugenzi ndagira ngo musaba ukurikire filimi witonze. Batangiye kuba baganira mu buryo bw'inyandiko cyangwa se bakoresheje paper communication cyangwa se kuba bakoresha itumanaho bakoresha uburyo bw'inyandiko. Mugenzi ukurikire filimi gake gake witonze, ukurikire gahoro gahoro witonze. Musaba kuba wakora subscribe. Urukundo ziraha. Mwaba n'umwe bisa nkaho hagati y'aba bantu uko ari babiri harimo umuntu umwe usa nkaho mu by'ukuri yaba afite ikibazo cyo kutumva, ariko musaba gukurikira. Undi aramubwira ati I don't have a mobile, ntabwo mfite telefone. Undi nawe yari amaze kumwaka nimero ati se wampa nimero yawe. Undi aramubwira ati nta telefone mfite.
bakomeje kugenda baba bakwandikirana gahoro gahoro, genzi bakoresheje uburyo bw'inyandiko. Bisa nkaho harimo umuntu umwe muri bo ushobora kuba afite ikibazo cyo kutumva, kandi ngira ngo nkwibutse dutangira uyu mukobwa yasaga nkaho ari kwigisha mu ishuri, ariko akigisha mu buryo bisa nkaho mu by'ukuri budafite inyandiko, busa nkaho ari uburyo budafite kuvuga cyangwa se uburyo bwo gukoresha inyandiko n'amarenga gusa. Bagenzi, ese ari abanyeshuri yigisha ufite ikibazo cyo kutumva cyane? We ufite ikibazo cyo kutumva? Umukobwa yatangiye kuba yajya mu rukundo, mu by'ukuri gira ngo urabibona mama, igikobwa cyiza, yo igikobwa, dore igikobwa cyiza mama, umukobwa mwiza cyane, ariko ushobora kuba afite ikibazo kimwe cyangwa ikindi. Yatangiye kuba yatekereza ku musore n'igihe abaga ari gufata ifunguro, yatangiye kuba yamutekereza, akomeza kuba yakwigisha mu ishuri atanga uburyo bw'ibimenyetso. Ati ugize gutya uvuze love, ati la ihagarariwe na love, kwa kundi uba watanga ikimenyetso cy'inyuguti ukavuga n'ijambo ritanyuzwa n'iyo nyuguti cyangwa se iyo ngombajwi. Umukobwa mwiza cyane yakomeje kuba yakinywera ka cyayi mu gitondo mbere yuko ajya mu kazi nk'ibisanzwe. Batangiye kuba bazajya mu rukundo. Mana, dore karacyakomeza musaba gukora subscribe kugira tujye turushaho kubana. Nuko umusore yagiye ashushanya utuntu twinshi tugiye dutandukanye, amwereka undi namwereka ngo shari w'imiti. Yaramwandikiye ese dushobora kuba twabonana? Arangije agira ubwoba bwo kuba yabimwoherereza, ariko undi nawe aramubwira ati ndahari, ndagira ngo ukurikire. Bakomeje kugenda baganira gahoro gahoro bakoresheje uburyo bw'inyandiko, cyane ko nta wari wakavugishije undi. Genzi ukurikire witonze, filimi nziza cyane, filimi y'urukundo. Nk'abantu mwe musaba gukora subscribe kugira filimi nyinshi zigiye zitandukanye. Ndagira ngo urebe hano yaramwandikiye ati amudif, ati ndi igipfa amatwi, ati ntago numva, mfite ubumuga bwo kutumva. Musore yaje kubanga, ariko wareka tugahura, let meet. Ati nubwo numva, ati wareka tugahura. Umusore akimara kumenya ko umukobwa atumva, bisa nkaho umusore yaje kuba yacika intege. Ndagira ngo kurikira urebe witonze. Yategereje ko umusore yaba yamusubiza nk'ibisanzwe, aramwandikiye ati let meet, ariko umusore nta kintu yongeye kuba yasubiza. Reba aho umusore yabaga ari, nta muntu hari. Umusore akimara kumenya ko mu by'ukuri umukobwa ari diff cyangwa se afite ikibazo cyo kutumva, mu by'ukuri yaje kuba yakwanga kongera gusubiza. Dore agahinda, dore umukobwa mwiza ngarababara. Ati let meet, umukobwa dore agahinda no mu buriri niyaje kuba yakongera kuba yasinzira. Mugenzi yaraye ijoro atekereza ati kubera iki, why of this, kubera iki ibingibi. Kumba umukobwa yaje ku ishuri, akihagera mu by'ukuri yaje arakaye. Abanyeshuri ati habaye iki, ati mwarimu ko mbona utameze neza, habaye iki. Bakomeza kuba bamubwira. Kumbi twibukiranye, uyu mukobwa yari yandikiye umusore amubwira ati njye mfite ikibazo cyo kutumva. Arangije umusore ntiyabashe kuba yakongera kumusubiza, ahise amwihorera. Akigera ku ishuri yageranyeyo kagahinda na bwa burakari, na mu by'ukuri n'umubabaro ukomeye kuba umusore we bisa nkaho yagize mu by'ukuri yaba yamureka kubera ko kumba umusore yari yaje ku ishuri, bamukoreye surprise we. Ndagira ngo urebe umusore yazindutse mu gitondo cya kare abwira abanyeshuri ati mureke muze kuza muwe mwanjye imbere, hanyuma njyewe mu by'ukuri njye ndaba naza niyishe inyuma yanyu, mwarimu ntago ari bumenye ko mu by'ukuri mpari. Ati mu by'ukuri ndahari, atari ko mari ku bwawe. Yamweti umbabarire kubyaraye bibaye, ati mubwira mbabarire mu by'ukuri, ati njye ntago nabikoze mbigambiriye. Kumba umukobwa yaje mu kazi nk'ibisanzwe, aza afite agahinda gakomeye, ariko akimara kuhagera yasanze bamuteguriye. By'ukuri urukundo ziraha. Umwana muto yakomeje kugenda yigisha umusore amubwira ati ibimenyetso iyo bigenze gutya mu by'ukuri babigenza gutya, ati iyo bigenze gutya atuvuze gutya na gutya. Hanyuma yaje kuba yabibwira umukobwa, aramubwira ati mu by'ukuri, ati ese iyo umuntu agize gutya ati biba bisobanuye ko twasokana? Undi aramusubiza ati mu by'ukuri nicyo bivuze. Nagira ngo ube wareba mu by'ukuri urukundo buriya rubaho,
musaba kuba wakora subscribe tujye turushaho kubana mu buzima bwa buri munsi na filimi zitandukanye tugenda tubategura tujye turushaho kubana mugenzi. Ciao ciao, musaba gukomeza kubana natwe muri filimi zigiye zitandukanye. Ciao ciao, turabakunda cyane.